Welcome to Wordland TV, ladies and gentlemen, mumezemte. Yo, nalimba kumbuye sana bya hatari kabisa. None rero twongeye kugarukana amagambo y'inyungurabwenge, amagambo ari mu bwenge n'ubuhanga bya hatari kabisa. Biragusaba kugira ngo utege amatwi kabisa, wumve amagambo y'ubwenge kabisa, yuje ubwenge n'ubuhanga. Nta nubwo twirwa tujya muri byinshi cyane kabisa, reka duhite tubagezaho ijambo ry'umunsi twabateguriye ry'inyungurabwenge, ari naryo episode ya 15 kabisa y'amagambo y'inyungurabwenge. Episode y'umunsi rero ya 15 y'amagambo y'inyungurabwenge aragira ngo umusaya w'umuswa uzirana n'urushyi, ariko urushyi atinya rukamuhindura inkoma amashyi. Ngira ngo urabyumva neza rero kabisa. Aya magambo ko ari amagambo asa n'afite igisobanuro gikomeye. Mu by'ukuri ushobora kuba watinya akantu k'ubusabusa kaburi gashobora kuba kagukosora cyangwa se kagufasha kugira ngo uhindure amafuti yawe cyangwa se amakosa yawe, ukaba wakareba ukumva ni akantu utinye, kandi nyamara mu by'ukuri kubera yuko wenda kari bukubabaza, ariko nyamara kakumva kukuba kakugara mu murongo muzima. Niyo mpamvu rero nagize ngo niyo mpamvu nanditse nkavuga ni mwaya magambo avuga ngo umusaya w'umuswa uzirana n'urushyi, ariko urushyi atinya rukamuhindura inkoma amashyi. Mu by'ukuri nyine ushobora gutinya akantu kagombye kuba kaguhindura, kakugara mu murongo muzima, cyangwa se kagutuma ukosora amafuti yawe cyangwa se ibintu bitari byiza, wenda barimo bagukosora cyangwa se bakujijura, ukanga gukosorwa cyangwa se kujijurwa, ariko mu by'ukuri ukazahora nyine upfukamira abo bantu kubera kubatinya, cyangwa se kubera yuko watinye agahantu gatoya wari bukure, cyangwa se akantu kari bukubabaze, kari bugufashe guhindura amakosa yawe, cyangwa se kari bukugarure mu murongo. Mu by'ukuri rero ntukajye utinya ibintu bisa naho byakugarura mu murongo cyangwa se byagufasha gukosora amakosa yawe, kugira ngo nyine utababara, ahubwo nyine jya wemera ubabarire sometime kugira ngo nyine ubashe kugaruka mu murongo mwiza. Jya wemera gukosorwa aho kugira ngo uhore nyine utegeye amaboko, cyangwa se aho kugira ngo uhore mu biganza by'abantu runaka kubera ko batinye cyangwa se utinya igihano baguhereza, ahubwo afazari igihano baguhereza wagombye kukinyuramo ukanacyakira, kugira ngo nyine ubutaha noneho uzaba uri umuntu ushobora kuba wahangana nawe, cyangwa se wahagarara imbere yabo utabatinya, cyangwa se ntugire ubwoba bw'uko nyine hari igihano wari buhure nacyo baguhaye cyangwa se bagukosoye. Iri jambo rero nizere yuko riguhinduye cyangwa se rigize icyo rikungura. Iri jambo uzajya uribwira umuntu mu gihe ubonye ari wa muntu kabisa utinya kuba yakosorwa mu mafuti yiwe, cyangwa se utinya uduhano dushobora kuba twamubabaza cyangwa se twatuma atagira reaction nziza, cyangwa se atabyumva neza, ariko mu by'ukuri igihano yari agiye guhabwa cyangwa se utuntu bari bamuhanishije twagomba kuba twatuma agaruka mu murongo mwiza, cyangwa se twagomba kumuhereza inzira nziza yo kuba yanyuramo, kugira ngo ejo n'ejo bundi atazahora nyine ari ingaruzwa muheto y'ibyo bintu n'ubundi yari arimo cyangwa se yahoze atinya. Mu by'ukuri rero ni ijambo rivuga ngo rivuga ngo umusaya w'umuswa uzirana n'urushyi, ariko urushyi atinya rukamuhindura inkoma amashyi. Nizere yuko iri jambo kabisa wumva ko riri mu bwenge kandi n'ubuhanga. Reka tujye dukomeza gusigasira ikinyarwanda cyacu, tunacyungukiramo amagambo y'ubwenge nk'aya ngaya. Jya ukomeza nawe utega amatwi yica no ugenda nyine dusaba yuko nyine twakugezaho ibitekerezo bizima. Ujya muri comments ubwiye ati uzatugane kuri ibi n'ibi, cyangwa se nawe duheze inyunganizi n'ibitekerezo. Reka tuzasubire mu kandi gace k'inyungurabwenge no mu bindi biganiro bisanzwe mu buzima busanzwe tugenda tunyuza kuri channel. Ukomeze ugubwe neza kandi kabisa, ntuzemere na rimwe kuba waba inkoma amashyi y'umuntu runaka kubera ko uhora utinya igihano ashobora kuba yaguha. Ntibizigere bikubaho kabisa.